Hello everyone, ndabasuje amayeri hose nizeye ko mumeze neza, nanjye aho ndi meze neza. Ibi ni Kuzuba Diana rero, muhaye ikaze hano kuri The Kuzuba Mirror. Mbere yuko dutangira, kora subscribe kuri channel yacu. Nyuma yo subscribe tugendane mu kanya ndako gutanga comment cyangwa se usharinge ku bandi. Cyangwa se makenga numara kubikunda uraza gukora like. Hano ndashaka twibaze ngo umuntu agiranye ababyeyi zingahe? Hano natazi ngo umuntu agiranye ababyeyi zingahe? Ubundi mu buzima busanzwe umuntu agiranye ababyeyi imwe yonyine. Ni igice cy'umubiri w'umugore aho umwana akurira igihe atwite. Nyababyeyi ubundi se cyangwa se mu rurimi rw'amahanga uterus ni iki? Ni urugingo ruri mu nda y'umugore rumeze nk'agasanduku gato cyangwa nk'ipere shape. Akamaro kayo ubundi se ko ni akahe? Aho intanga y'umugore n'iy'umugore bihurira bikabyara urusoro. Aho urusoro rukurira mu mezi 9 kugeza umwana avutse. Iyo nta gutwita kwabayeho niho havamo amaraso y'imihango buri kwezi. Umugore se ajyanye ababyeyi zingahe? Cyari cyo kibazo nyamunsi. Umugore ajyanye ababyeyi imwe gusa. Hano umuntu yatawibaza ngo none se n'icyo umugore agira umugabo atagira kandi kikaba ari bibiri? Ikintu umugore agira ariko umugabo atagira kandi bikaba ari bibiri ni intanga z'umugore, ovaries. Umugore agira intanga ebyiri, imwe iburyo n'indi ibumoso. Nizo zitanga utunyangingo tw'intanga X kandi zikora imisemburo nk'iyitwa estrogen na progesterone. Umugabo we ntagira ovaries, we agira ibindi bice by'umubiri bitandukanye. Ikindi gishoboka, umugore agira imiyoboro ibiri y'intanga, fallopian tubes, nayo iba ari ibiri, ariko igisubizo cy'ingenzi abantu bakunze kuvuga ni ovaries ebyiri. Wakongera ukibaza ngo hagati y'umugore n'umugabo n'ibitanga igitsina cy'umwana uzavuka. Hagati y'umugore n'umugabo igitsina cy'umwana uzavuka kigenwa n'umugabo. Uko bigenda, umugore buri gihe atanga intanga ifite X, chromosome X. Umugabo we atanga intanga zishobora kuba X cyangwa Y cyangwa se Y. Ibyavamo iyo X ya se yahuye na X ya nyina havuka umukobwa, kuko umukobwa ni XX. Iyo X ya se iyo Y ya se cyangwa se ya se yahuye na X ya nyina havuka umuhungu. Bisobanuye ngo umuhungu ni XY, mu gihe umukobwa we ari XX. Ntimuzongere kurenganya abagore banyu ngo babyara abahungu cyangwa abakobwa bagabane mwebwe mu bitera. Bivuze ko umugabo ari we ugena igitsina kuko ari we ushobora gutanga X cyangwa se Y. Niyo mpamvu atari byo gushinja umugore ngo abyaye umukobwa cyangwa abyaye umuhungu, si uhitamo. Hanyuma umuntu yakwibaza ngo kubera iki umugore atagira Y cyangwa se atagira Y se we ku buryo nawe yatanga igitsina kizavuka cyangwa se umusemburo wa Y? Ndagira ngo ubwe ngo bibaza ikibazo cyiza cyane. Impamvu umugore atagira chromosome ya Y cyangwa se ya Y cyangwa se umusemburo wa Y? Mu iremwa ry'umuntu buri muntu agira chromosome 46, harimo ebyiri z'igitsina, umugore XX, umugabo XY. Umugore rero nta Y agira cyangwa se nta Y agira kuko we afite X ebyiri gusa. Bivuze ko mu ntanga ze ashobora gutanga X zonyine, nta Y cyangwa se Y afite gutanga, kuko ari uko byaremwe. Iyo umwana aremwa, umwana w'umukobwa aba afite X ebyiri, hanyuma umuhungu we akaba afite X and Y. Iyo umwana ari umukobwa aba afite XX, nta Y aba afite. Rero akura agira X kuko nizo zitanga buri gihe umukobwa, ni nazo kandi avukana. Iyo umwana ari umuhungu we aba yifitiye XY aba cyangwa se akafite Y, rero niwe uzashobora kuyitanga. Ni gahunda y'iremwa, biology, yuko Y iva ku mugabo gusa, si uko hari uwabihisemo nyuma. Umuntu yakwibaza ngo none se avutse nta X cyangwa nta Y afite, ntazo nyuguti nyine turi kuvuga hejuru afite, ntabwo bishoboka. Umuntu ashaka kuvuka adafite X cyangwa Y. Buri muntu agomba kugira nibura chromosome imwe ya X kuko niyo ifite amakuru menshi y'ingenzi atuma umubiri ubaho neza uko bisanzwe. Umukobwa ni XX, umuhungu ni XY. Hari igihe biba bitandukanye se ubundi? Ushaka kubyibaza nabyo. Yego hari ibibazo bisanzwe bya genetics,
umuntu ashobora kuvuka afite XO, bivuze ko X imwe gusa nta yindi Y cyangwa indi ya cyangwa se indi X nyine, kuko yari nk'umukobwa agomba kuvuka zifite ari X ebyiri. Ibi byitwa Turner syndrome. Cyangwa akavuka afite XXY, ibi byitwa Klinefelter syndrome. Ariko niyo bimeze bityo, X imwe igomba kuba ihari. Nta muntu ushobora kubaho adafite X na gato, kuko umubiri ntiwakura neza. Cyangwa se umuntu akibaza ngo none se iyo XO ni XXY, wambwira icyaba cyateye nyine ibyo bintu, tukareba n'ingaruka zacyo. Reka mbigusobanure neza kandi mu buryo bworoshye ubundi, kuko niyo mpamvu ndi hano. Hari igihe mu gihe cyo kuremwa k'umwana, igihe intanga zihuza, chromosomes ziba zidakwirakwira neza. Ibyo nibyo bitera XO cyangwa se XXY. Ubundi iyi XO, Turner syndrome, ubundi ikintu cyo cyabeho ni igiki? Umwana avuka afite X imwe gusa, iyi XO aho kuba XX. Biba byatewe n'uko imwe muri chromosomes yabuze mu gihe cyo kuremwa kw'intanga. Uwo mwana ameze ate? Akenshi aba umukobwa, aba ari mugufi kurusha abandi, ashobora kugira ibibazo byo gukura kw'imisemburo, akenshi ntashobora kubyara kubera ko intanga zidakuze neza. Ubu mugiye gupimira abantu mu burebure, oya, ntabwo ari icyo nari mvuze, ahubwo nuko nabyo bishoboka. Utari umuganga ngo bipime, amaso yawe ahagije. Ariko ku bwenge bushobora kuba busanzwe, bashobora kubaho ubuzima busanzwe iyo bavuwe neza. Katube noneho ku muntu wavukanye XXY, Klinefelter syndrome, icyo kiba cyabaye ni igiki? Umwana uvuka afite XXY aho kuba XY, biba byatewe n'uko habayeho chromosomes y'inyongera mu gihe cyo kuremwa kw'intanga. Umwana ameze ate? Akenshi aba umuhungu, wabyumvishe kuko we afitemo ya kandi nta mukobwa uvukana ya. Ashobora kugira imikaya idakomeye cyane, amabere ashobora gukura kurusha ibisanzwe. Ashobora kugira ikibazo cyo kutabyara. Rimwe na rimwe ashobora kugira imbogamizi mu kwiga, ariko si bose. Gusa ariko bashobora kubaho ubuzima busanzwe. Hari n'imiti y'imisemburo ishobora kuba yamufasha ndetse. Icy'ingenzi ukwiye kumenya muri ibi byose, ibi ntibiterwa n'amarozi cyangwa amakosa y'umuntu, ni ikibazo cya genetics kiba mu buryo bw'impanuka random, ntawabigizemo uruhare. Hanyuma ushobora guhita wibaza ngo nabimenya gute, cyangwa se ukaba ugiye gutangira gupimira abantu mu masura uko babona. Reka nkubwire, abaganga babimenya bakoresheje ibizame bya chromosome genetic tests. Hari uburyo bubiri: igihe umwana akiri mu nda cyangwa amaze kuvuka. Igihe umwana akiri mu nda bakoresha ultrasound bareba niba hari ibimenyetso bidasanzwe mu mikurire. Ntibyemeza 100%, ariko bitanga amakuru ya mbere. Amniocentesis, bafata amazi yo mu nda bakayasuzuma, cyangwa se bagakoresha chorionic virus sampling, cyangwa se iyo twita CVS. Bafata utunyangingo tw'uruhu rwanya ababyeyi bakatwohereza muri laboratoire bakajya kureba. Icyo gihe nabwo ntabwo batanze amakuru yose, ariko niba hari icyo baba bamaze kumenya. Muri laboratoire bakora karyotype, gusuzuma nyine bya misemburo ya XY cyangwa se XO, bakareba niba nyine atari ko bimeze, bakabanza kumenya icyo umuntu azavamo cyangwa se icyo imisemburo umuntu azaba afite. Umwana umaze kuvuka, iyo hari ibimenyetso nko kudakora neza, ibibazo by'imisemburo, kutajya mu mihango ku bakobwa, cyangwa se ibindi byerekeye ko hari ikibazo, abaganga bakora blood test, bafata amaraso bakareba ya misemburo nyine twavuga hejuru, bakabira muri laboratoire, kandi bakoresha karyotype test. Icy'ingenzi ni uko ibi bizamini byo byemezwa neza niba ari Turner syndrome cyangwa se ari Klinefelter syndrome. Turner syndrome ni umuntu nyine ufite XY cyangwa se XX ku mukobwa, cyangwa se ku muhungu ufite XY. Noneho ahangaha ni igihe iyi Klinefelter syndrome ari igihe afite XO ku mukobwa, cyangwa se ku muhungu akaba afite XXY. Hano bishobora kwibaza ngo none se umuntu w'usambana adakoresheje ubwirinzi na bumwe kandi akajya mu mihango ndetse yanareba akabona nta kidasanzwe ku mubiri, byaba biterwa n'imwe muri izo mpamvu? Ndashaka kukubwira ko ntabwo bihita bivuga ko kuba usambana
utwite, kuba usambana ukaba umeze neza ariko nyine ntabwo bivuze ko ufite XO cyangwa se ku muhungu ufite XY. Ubundi iyi XO ikunze kugaragara ku bakobwa badakura neza, bagira ibibazo by'imisemburo kandi kenshi ntibajya mu mihango bisanzwe. Hanyuma iyi XY iyo iba ku bahungu ntabwo ari ku bagore. Uragira uti ujya mu mihango bisanzwe, umubiri wawe nta kidasanzwe ubona. Ibyo ni ibimenyetso bikomeye byerekana ko rero umeze neza. Ntabwo ari cyo kibitera ngo wowe birasanzwe, imisemburo yawe birasanzwe. None se kuki umuntu adasama kandi adakoresha ubwirinzi? Hari impamvu nyinshi zishobora kubitera. Ntushobora kuba uri mu minsi y'uburumbuke igihe umusambana cyangwa se aha ni ku bakobwa, umugabo umusambana ashaka kugira ikibazo ku ntanga ze. Hari ibindi bibazo by'ubuzima nk'imisemburo, imihango itajegajega, stress n'ibindi byatuma udatwita ako kanya. Hari n'igihe umuntu ashobora gutwara igihe kirekire mbere yo gusama inda. Ibyo ntabwo ari ikibazo, ntuzagire ikibazo. Ariko ikindi cy'ingenzi, kudasama inda ntibivuze ko ari umutekano. Gusambana nta bwirinzi burimo bishobora no kugutera indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. STIs, inda zitateguwe igihe icyo ari cyo cyose. Inama y'ingenzi ni uko niba umaze igihe kirenga umwaka usambana kenshi nta nda ubonamo, byaba byiza kwipimisha wowe n'uwo musambana cyangwa musambana, muganire na muganga. Ariko ibyo kuvuga ngo nta na kimwe mu bimenyetso bigaragaza za XO ntaho bihurira. Reka nkubwire ngo reka dusoreze aha ngaha. Niba hari ikintu utumvishemo neza, jya muri comment tuganire. Cyane niba hari ikintu ukuyemo cyangwa se wumva wakongera ku byacu, ntabwo jya muri comment tuganire. Murakoze, mwakoze nakoze ba Diana. Nakubwiye ngo niba wabikunze kanda like cyangwa se sharing no ku bandi batari bafite ayo makuru.